ibyo navuze ko birabiko mu Uganda ni ukurangaza amahanga n'abanyarwanda kugira ngo bibagirwe ibyo byose muri iki gihe barebe gusa amakamyo ahagaze ku muhanda y'Uganda yanze kwinjirwa babujije kwinjira mu Rwanda. Iyi ni Radio Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Shuti bakunzi ba radio yacu, Radio Rwanda, turabasuhuje, tubahaye kandi kaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Tugiye kubaganirira ku nsanganyamatsiko igira iti diplomasi mu iterambere ry'igihugu. Mu Kinyarwanda dukunze kuvuga ko ari ububanyi n'amahanga, ariko iyo urebye neza usanga atari ububanyi n'amahanga gusa, kuko hari byinshi cyane bikubiyemo aho ngaho. Nuko Ikinyarwanda ntekereza ko habura amagambo yanyayo yo gusobanura icyo bita diplomasi. Ni muri urwo rwego rero nabatumiriye umutumirwa n'umuntu w'inararibonye muri ibyo by'imibanire y'ibihugu, akaba ari ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney. Ndibuze kungiye kumuhamagara, hanyuma ribuze kubanza dusuhuze, hanyuma tuze kuganira kuri iyo ngingo ijyanye n'umubano ububanyi n'amahanga. Tugende turebera hamwe uburyo ubundi bikorwa bite, ese ni ibihe bibazo bishobora kubonekamo cyangwa bibonetse bikemurwa mu zihe nzira. Turibuze kurebera hamwe uburyo FPR yo ikora diplomasi yayo cyangwa se ububanyi n'amahanga muri kariya karere muri kino gihe, ndetse n'ingaruka bishobora kugira ku baturage. Hanyuma ambasaderi Jean Marie Vianney buze kutugezaho uko abona we ibisubizo byakwiye gushyirwaho cyangwa se byakwiye gushyirwa mu bikorwa kugira ngo umwuka mubi ube wavaho hagati mu bubanyi n'amahanga, ndetse wenda unashireho burundu. Reka rero niba bwana ambasaderi Jean Marie Vianney, niba mutwumva, ijambo ni ryanyu. Ndakumva neza mvandi mwishate, nukuvuga ko naboneraho n'akanya ko kuramutsa abumva Radio Rwanda bose, nkanagushimira n'abo mukorana bose ubwitange mukoresha kugira ngo musugezeho amakuru meza, musugezeho ibisobanuro, mukurikirane actualité kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe neza aho igihugu cyabo kigana n'aho gihagaze. Bakoze. Murakoze cyane, nitwe tubashimiye kuba mwitabiriye ubutumire kugira ngo nyine mubashe kuganirira abanyarwanda, cyane cyane ko bateze nyine ibisobanuro nizo analize cyangwa se ubusesenguzi bwanyu nk'abantu banyuze muri ibi by'ububanyi n'amahanga cyane cyane. Kuri uyu munsi rero tugiye kugana nyine kuri iyo insanganyamatsiko ya diplomasi, ububanyi n'amahanga. Umundi dutekereza ko buramutse bukozwe neza ibihugu byagera ku majyambere, ndetse bizi by'ubukungu bazi ko kira kintu cya integration regionale, uko ibihugu bigenda byishyira hamwe kugira ngo bibashe guhahirana, rwose bigira umusanzu ukomeye mu gutera imbere kw'igihugu. Nkaba ngira ngo rero nyakubahwa Jean Marie Vianney, ubusanzwe diplomasi cyangwa se ububanyi n'amahanga ubundi ibikorwa bite mu busanzwe mu magambo makeya? Kubivuga mu magambo make ntibyoroshye, ariko ndagerageza kuvuga ngewe ibyo nize n'ibyo nzi n'ibyo nakoze. Diplomasi bamwe bakeka ko ari amagambo aryoshye yo kwicarana n'uwo muganira cyangwa mu impaka ukamubeshya, ukoresha amayeri kugira ngo ugere ku cyo ushaka we ahahombere, ariko siko bimeze ubusanzwe. Diplomasi ndavuga ishingiye ku mubano hagati y'ibihugu byumvikana, ibihugu byubahana, ibihugu bifatanya muri byinshi, bishobora no gufashanya mu byerekeye kujya imbere. Icyo gihe rero diplomasi iba yubakiye kuba umuntu yakwita intumwa z'ibihugu byabo. Buri gihugu gifite serivisi zishinzwe ububanyi n'amahanga, kuko diplomasi ni igikoresho cyo kugira ngo ububanyi n'ibihugu by'amahanga bugende neza, igihugu izo ntumwa zihagarariye kiboneremo inyungu zacyo. Nicyo gituma haba hari abakozi bakorera mu gihugu, naho bita muri administration centrale, ariko ba minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga, hakaba n'intumwa zijya guhagararira igihugu mu mahanga. Akenshi izo ntumwa ziba ziyobowe na ambasaderi, ariko ambasaderi nabo bafite abamufasha, abajyanama,
abanyamabanga bamufasha kwandika ibyandikwa n'abakozi basanzwe bakora ibya buri munsi kugira ngo ikigo kigende neza. Aha rero navuga ko ku bihugu bifitanye umubano mwiza byubahanye kandi bifitanye icyizere baba barasinye navuga ko ari amasezerano y'uburyo bazakorana n'ibyo bazakoranaho. Mushobora kuvuga muti tuzakorana mu byerekeye diplomasi isanzwe, ni ukuvuga kureba ibyo abantu bafatanya kugira ngo habe amahoro hagati y'ibihugu byombi, ariko mushobora no kongeraho ibyerekeranye n'ubukungu, gufatanya mu bukungu bakunze kwita cooperation. Hashobora no kwiyongeraho gufatanya mu bya gisirikari, gufatanya mu byerekeye umuco, gufatanya mu byerekeye amashuri. Nk'uko tubizi abanyarwanda bakunze kubona za buruse zo kujya kwiga hanze, burya akenshi biba byasabwe na za ambasade zabivuganye n'ibihugu nyine bishobora gufasha u Rwanda. Hari n'izindi nzego nyinshi ziri muri diplomasi, ariko akenshi ni ibyo cyo gituma usanga nko muri ambasade haba hari uwo bita conseiller politique. Conseiller politique ni uwiga ibibera mu gihugu ahagarariyemo icye, agakurikirana ibibera muri leta, agakora isesengura byo gusesengura ibibera mu gihugu cye. Haba nk'ikibazo agahita akora raporo akavuga ati mu gihugu duhagarariye mu Rwanda cyangwa ikindi gihugu dore uko byifashe. Akaba yanyuramo akajya no kuganira n'abategetsi b'igihugu akoreramo, nanone bitumwe n'abasedera. Hakaba n'abakonseye, abo bita abakonseye culturel, conseiller économique, conseiller militaire, ariko akenshi aba ari attaché militaire, no kuvuga ushinzwe ibya gisirikari mu gihugu nyine ahagarariye mu Rwanda, nanone bitumwe n'ambasaderi n'abamutegeka bari mu gihugu. Abo bose bakora bari munsi y'ingofero ya ambasaderi, niwe ubabwira ati iyi dosiye ndifuza ko uyitegura. Nanone hakurikijwe ubuhanga bwa buri muntu ukora muri ambasade, agategura ibimureba. Konseye ureba by'amashuri, ureba ibya za bourse d'études, cyangwa ushinzwe abanyarwanda batuye, ndagenda ngaruka ku Rwanda cyane kuko nibyo nzi, ushinzwe abanyarwanda batuye mu bihugu by'amahanga, agakurikirana imibereho myiza y'abo banyarwanda, niba bafite amahoro, niba bafite ibibazo. Ibyo gutoteza ubundi ntabwo biri mu nshingano za ambasade, bikunze kuba mu gihugu cyacu cyangwa ahandi, ariko ubundi ambasade ntabwo ishinzwe gutoteza abenegihugu bari mu gihugu akoramo, keretse hari intambara nabwo, ariko ubundi yagombye kugerageza kubiyegereza kugira ngo batarwanya igihugu bakomokamo. Ubwo navuze ku rwego rwa za ambasade mu gihugu, nabo baba bafite inshingano zimeze nk'izo. Bo imirimo bashinzwe ni ukugira ngo leta yabo, iyo minisiteri ikorera, imenye neza ibibera ku isi, imenye politiki y'amahanga, imenye uko abanyarwanda bo hanze bamerewe, imenye ibihugu bishobora kuba inshuti n'ibishobora kubangamira icyo gihugu, bakamenya aho bahahira n'aho batabasha guhahira kubera wenda imibano itaba imeze neza. Minisiteri ikora izindi minisiteri zikora, ariko ikibanda ku byerekeye umubano n'amahanga gusa. Ntabwo iyo minisiteri izajya kubaza abaturage ngo ese murashonje, ngo ese ba burugumesitiri bakora bate. Ntabwo ari akazi k'iyo minisiteri, yo ireba politike y'ububanyi n'amahanga gusa. Imikorere rero wavuze uti ese bigenda bite? Hakoreshwa uburyo bwinshi, hakoreshwa inyandiko cyane. Burya mu bubanyi n'amahanga barandika cyane. Minisiteri y'igihugu nayo ibikorana na ya ambasade y'amahanga iri muri icyo gihugu. Dufate
ambasade y'Ububiligi i Kigali. Ambasade y'Ububiligi i Kigali ikora nk'ibyo ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi cyangwa mu Bufaransa ikora. Noneho hagira icyo u Rwanda cyangwa igihugu icyo ari cyo cyose gikenera kubwira cya gihugu cy'amahanga, akenshi ntabwo keretse ku bintu bikomeye cyane hari nka za crise, byo bavuga crise no kuba ko hari ikiba cyahubanganye mu mubano w'ibihugu byombi. Akenshi ntabwo minisitiri yicara ngo ahamagare undi mu minisitiri ngo bite ko ibi n'ibi bitagenda, kuko minisitiri ashobora kuba atazi na dosiye muri detaye. Nicyo gituma aho kugira ngo ahamagare minisitiri w'Ububiligi, minisitiri w'u Rwanda i Kigali ahamagare mu Bubiligi yavugane na minisitiri w'Ububiligi, ahubwo yoherereza ambasaderi w'Ububiligi ubutumwa amubwira ati ndifuza ko tuganira cyangwa hari icyo dushaka kukugezaho nk'u Rwanda. Ashobora kubikora ubwe, minisitiri akohereza bakohereza ambasade icyo bita note verbale. Note verbale rero ni ijambo nanone bakoresha muri diplomasi, ariko ni ukuvuga ni ibarwa isanzwe, ni amagambo ashaje kera yagiye ahimbwa n'Abafaransa kuko nibo bakoreshaga diplomasi kera. Bakandika note verbale bandikira ambasade bayibwira bati turifuza ko ambasade twabonana tukagira ibyo tumugezaho, twumvizaho ubutumwa bw'umwihariko, cyangwa se abakozi bo muri minisiteri nabo babishoboye babifitiye uburenganzira bakaba bahamagara ambasaderi cyangwa bakajya kumureba. Ibyo nabyo birakoreshwa kujya kureba ambasade cyangwa se bakamuhamagaza. Akenshi baramuhamagaza kuko niwe uba yaraje ari intumwa y'igihugu cye. Iyo bagiye kureba ambasaderi nuko haba hari ikintu special, ubundi baramuhamagaza akaza. Iyo habaye crise rero hari umubano utameze neza, haje gutatu mu mubano w'ibihugu byombi, hari ubwo bigeraho. Ngira ngo aho niho twari tugiye kugera mbere yuko ariko tugera kuri icyo kibazo, ndatekereza ko ari ikibazo gikurikiraho. Biragaragara nyine ko bisa naho warutanze urugero uvuga uti ibyo ambasade y'Ububiligi mu Rwanda ikora ni nacyo ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi ikora, ukamona ko ni umubano mu by'ukuri umeze nkaho ufite ka kamenyetso, hari akamenyetso bajyaga bakoresha mu mibare kerekana flash ahantu hombi. Ni ibintu biri bilaterali, niko twavuga bilaterali. Ni ukuvuga ko bamwe bareba inyungu zabo mu gihugu cy'abandi, abandi nabo bakareba inyungu zabo mu gihugu cy'abandi, ariko ku buryo butagombye kuba bubangamirana, niko navuga. Aha ngaha rero mbere yo kujya kuri icyo ndumva icyo ushaka kumbwira, yego, ariko nagira ngo nongereho byo ndihuta, ntabwo bitindaho nubwo bifite uburemere bukomeye. Ndagira ngo nongereho ko ibyo navuze ni ibirebana na diplomasi bilaterale, ni ukuvuga hagati y'ibihugu bwabyo. Voilà. Ariko noneho habaho na multilaterale, ni ukuvuga ifite impande nyinshi. Ifite impande nyinshi ikorerwa kenshi mu miryango mpuzamahanga, nka Loni n'ibigo byayo nka UNESCO, nka biriya bya Organisation Internationale de la Francophonie, nabyo ni multilaterale. Ni ukuvuga ko ni ibigo bihuriyemo n'ibihugu byinshi. Hariya naho kenshi haba hari bahagarariye buri gihugu. Ibyo rero akenshi bikoresha amanama, bikunze gufatira ibyemezo mu manama kugira ngo hatagira uyishyira hejuru y'abandi, bagahura bakajya impaka, noneho bakumvikana ku mwanzuro umwe bahuriyeho. Abatawemeye bakavuga bati twe ntituwemeye, ariko ntabwo tubujije uwo mwafashe gushyirwa mu bikorwa, cyangwa se turawanze, ntabwo dushobora kwemera ingaruka z'icyo cyemezo mufashe kandi twe tutacyemeye. Iyo ni multilaterale, ntawayigarukaho kenshi. Ibizwi cyane n'ibyo muri Loni, hari inama rusange ya Assemblée Générale ikunze kuba rimwe mu mwaka, akenshi mu kwa 9 kwa 10. Hakaba na Conseil de Sécurité, nayo ni inama ishinzwe umutekano w'ibihugu n'amahoro ku isi. Hakaba za UN na African Union, hakaba Union Européenne n'ibindi. Iyo ngiyo ni diplomasi multilaterale,
idakorwa igihugu ku kindi ahubwo ikoreshwa kugira ngo habe amahoro ku isi cyangwa se habe ubufatanye mu nzego zinyuranye. zishobora kuba inzego zo kurwanya ubushyuhe, zishobora kuba inzego z'ubuhinzi zerekeranye ku by'ubuzima bwiza ku isi, byerekeranye n'ubuvuzi nkawe mese. Hari ibintu z'ibigo byinshi bishinzwe diplomasi multilaterale, noneho muri buri gihugu naho hakaba hari serivisi bishinzwe. Ntabwo bavanga ngo umukozi azakora byose, azakorana n'igihugu runaka, azakorana oya. Uretse ko kenshi ba ambasaderi baba bafite n'inshingano yo guhagararira igihugu cyabo muri ibyo bigo mpuzamahanga bihuriyeho n'ibihugu byinshi. ubwo noneho twagera kuri bya bindi wari ugiye kumbaza nabyo tukabiganiraho. Yego nibyo murakoze, ibyo nduva bisobanutse. Nyine nari ngiye kuvuga nti iyo biragaragara ko abantu bafite mu buryo bakorana ariko ntazibana zidakomanya amahembe, ndatekereza ko ibibazo bikunze kubaho, bijya bibaho kenshi. Ahubwo ahangaha ikibazo cyanjye nagira ngo mbaze, ubundi ni izihe nzira binyuzwamo kugira ngo niba habayemo utubazo dukemuke? Inzira muri diplomasi ntabwo ari nyinshi. Inzira ni imwe, ni ukuganira ku bibazo, mwaba mubyumvikanaho mwaba mutabyumvikanaho, ni uguhura mukaganira. Ufite icyo anenga ku myifatire y'ikindi gihugu cyangwa kuba bakora kuri abo ngabo nyine baganira, akakibabwira, noneho bagashaka umuti. Ariko rero urabizi ko si uko iteka bigenda. Hari ubwo bigeraho byo gukoresha amagambo meza cyangwa gukoresha diplomasi y'ibiganiro irengwa, nanone bitewe na politiki ya buri gihugu, bitewe n'abayobozi b'ibihugu ko bateye. Nk'ubu navuga ko diplomasi y'uwahoze ari perezida Obama itanye cyane na diplomasi ya Trump, ya Donald Trump. Biratanye cyane, ariko aho badashobora gutanya ni ukurengera inyungu z'igihugu cyabo. Nicyo cya mbere baba bimirije imbere, nubwo batabikora kimwe, ariko bashinzwe kubungabunga amahoro y'igihugu cyabo n'ay'isi yego cyangwa n'ay'ibihugu by'ibituranyi. Ariko nanone ntabwo babikora kimwe, biterwa n'ukuntu umuntu ateye, biterwa na principe arizo ndangagaciro buri muntu aba afite, n'imikorere ye n'ukuntu asanzwe akora. Urebye hari n'ubwo hazamo imyifatire ijyanye n'ubuzima bwa muntu, ijyanye n'uko umuntu yaremwe n'Imana. Obama ni umuntu bigaragara ko akunda amahoro, umuntu udakunda amahane. Si ukuvuga ko perezida Donald Trump nirwo rugero mfashe, we adakunda amahoro, ariko ni umuntu ushyiramo ingufu akavuga ati ndabigeraho cyangwa bisandare ni hahandi, kubera ko azi ko n'igihugu cye gifite ingufu nyinshi. Ibihugu rero nk'u Rwanda narizi njyewe rwarigengeseraga, kuko ni igihugu kiba gifite imfashanyo nyinshi zituruka mu mahanga, nanone ariko kigakomera ku ishema ryacyo. Ariko akenshi u Rwanda ntabwo rwashobora guhangara ngo rutuke Amerika, rutuke Ubufaransa, rutuke Ububirigi. Baragendaga bakababwira ko batishimiye ibyo bihugu byakoze, ariko ntabwo njyewe diplomasi narizi ntabwo yatukanaga. Ubu hari ubwo nabonye biba, nabwo bishobora kuba biterwa n'uburyo cyangwa n'imikorere y'abashinzwe diplomasi y'u Rwanda, kandi uzi ko diplomasi nyine uwa mbere uyiyobora ni umuyobozi mukuru w'igihugu, yaba umwami, yaba perezida wa repubulika, yaba premier ministre, biterwa na systeme za buri gihugu. Nibo burya batanga urugero. Umuminisitiri wari usanzwe akoresha amagambo yoroshye, akoresha ibiganiro bijya mu nzira yo kumvikana, ukabona arahindutse, nawe agatangira gukoresha amagambo y'igitutu kandi atari ko asanzwe, bitewe n'ibyo babona umuyobozi mukuru wabo
n'uko babona abigenza. Ariko rero mu magambo make diplomasi ubundi ni diplomasi si ibigambo kuko bamwe babikeka. Ibigambo ni ukuvuga kugenda mukabeshyana mukavuga igifaransa cyiza n'icyongereza cyiza mwarangiza mugataha. Ariko nikoresha amagambo agira ngo agire ku mwanzuro wumvikanyweho n'ibihugu byombi, nta gikanira ikindi ngo igitegeke kwemera ibyacyo batabiganiriyeho. Niyo diplomasi ngewe nzi, niyo diplomasi ikunze gukoreshwa mu mahanga no muri Loni. Burya uretse ko hari conseil de sécurité nyine kariya kanama gashinzwe amahoro ku isi, bigaragara ko harimo ibihugu birusha ibindi ngufu. Ariko nko muri assemblée générale principe ya mbere nuko ibihugu byose binganya ingufu. Binganya ingufu iyo hagiye kuba amatora, buri muntu atora nk'igihugu, bigaragaza ko babubahanye, bigaragaza ko n'igihugu gikennye kitabuzwa kuvuga ibyo gitekereza cyangwa kwamburwa agaciro kacyo. Nanone muri ziriya nama hari ubwo usanga ibihugu bikomeye nyine binakize bikoresha igitutu. Ikindi gikoreshwa cyane muri biriya bya multilateral, hari ubwo bakoresha ikintu kimeze nk'iterabwoba, cyane cyane iyo hagiye gufatwa ibyemezo bikomeye bishobora kubangamira inyungu z'ibihugu bikomeye. Naguha urugero, iyo hagiye kuba amanama, urugero rwiza rwumvikana natanga ni nk'igihe hari ibihugu byinshi byo muri Afurika bitarabona ubwigenge. Hari za Namibia, hari za ngewe igihe nari ambasaderi Namibia yari itarabona ubwigenge. Hari n'ibindi bihugu, yewe na Réunion, ile de la Réunion nayo yari ifite abantu bayihagararira bashaka ko igira ubwigenge. Navuga Sahara, abasaharawi bari batarabona ubwigenge. Afurika y'Epfo yari itarabona ubwigenge. Abapalestine nubwo batari igihugu cya Afurika ariko bari bafite iteka, habaga hari delegation ya Palestine. Noneho iyo manama yajyaga kuba dufite kuri gahunda y'inama zacu, par exemple tukavuga tuti tuziga ibyerekeranye na Afurika y'Epfo. Biriya bihugu bikize nubwo bitari muri Organisation de l'Unité Africaine kwa OUA, navuga Ubufaransa, Amerika, Ubutaliyani, Ububiligi, mbese ibi bihugu byose bikize n'abarusi cyane cyane icyo gihe yari kiri Union Soviétique, barahagurukaga bakadusaba kubonana nabo ambasaderi b'ibyo bihugu, bakaza kudusura mu biro byacu cyangwa bagakoresha iminsi mikuru bakadutumira mbere yuko ubwo bakabatumira mbere yuko inama iba. Bakadutumira mbere yuko inama iba kugira ngo kuko baba bazi ibizavugirwa mu manama, cyangwa niyo bataba babizi ariko bifuza ko n'ibibazo bibareba byakwigwa. Kuko nko muri Afurika y'Epfo hari ubwo twakoraga za resolution, noneho tukavuga ko nka Amerika ifasha abagashaka buhake. Ubwo rero bakatunyuramo twese bagenda babwira buri gihugu bati ariko tumujye mwirengagiza ko tubafasha, turi inshuti, turabafasha kandi dushobora no kongera imfashanyo igihe rero cyo gufata ibyemezo ntihaboneka muzibuke nyine ko turi inshuti. Abafaransa bagaca hariya nabo bati ikibazo cyo muri Réunion nikibageraho mujye mwibuka ko turi inshuti, mujye mwibuka ko turi n'abafrancophone kimwe, ntimugashyigikire yaba muri Réunion kuko Réunion ni y'Ubufaransa. Ibyo rero nabyo navuga ko ari diplomasi ihishe, ni diplomasi itagaragara ariko ikoreshwa buri munsi. Njye mbyita pression, ni ugukora, ni igitutu bashyira ku bihugu, kuko ubwo nawe iyo umaze kubona uwo muambasaderi w'umunyamerika mumaze kuganira ntabwo uhita ufata icyemezo, wandikira leta yawe wibwira uti abanyamerika mbere y'iriya nama izaba dore ibyo bifuza, abafaransa dore ibyo bifuza, ababiligi dore ibyo bifuza, abarusi dore ibyo bifuza. Na Cuba icyo gihe nko muri Ethiopia, Cuba yarakoraga cyane, bo babaga badusaba ahubwo gushyikira
abo bifuza kubona ubwigenge ugasanga rero turi hagati bigatuma natwe ariko tumenya ibyifuzo by'abo bantu bose natwe tugaheraho dufata ibyemezo bitajegajega kandi bijya mu nyungu zabo badusabye kubafasha kuko twakoranaga na ANC abo basahara twabaga turi hamwe n'abandi bose iyo ni diplomasi multilaterale ariko yica mu buryo bw'igitutu nubwo bavuga ngo ni igitutu cy'ubucuti ariko bari igitutu barakubwira bati kuko baba bazi ibyemezo ko nibifatwa bazavuga bati bariya wenda nibo babyemeje akaba n'ubwo ndetse bajya kuneka abambasaderi bamwe na bamwe cyane cyane mu banyafurika bibaho haba hari abambasaderi b'abanyafurika bigaragara ko bakorera biriya bihugu by'amatsi ibihugu bigaragara rwose bakaba banazana bagaca inyuma umufaransa havuye bwacya ambasaderi wo mu gihugu ntakwirirwa mvuga akaza kureba avuga ati biriya bintu si byiza kuko tugomba gushyigikira abafrancofone kandi ugasanga ari ibintu bitajya mu nyungu za Afurika ariko kubera ko aba yeremereye abafaransa kubikora bakabikora ibyo nabyo bibaho ni diplomasi ikunze kubaho akenshi nibyo bizana n'ibintu bitari byiza kuko nyine inyungu z'ibyo bihugu bikomeye usanga byagiye imbere kuruta inyungu z'ibihugu byacu cyangwa inyungu za Afurika ni ukuvuga ko rero umuntu ataba yibeshya avuze ko bya bindi abazungu bajya baseka ndetse abanyafurika rimwe na rimwe bakavuga bati namwe mufite responsabilité mu bibazo byanyu ni ukuvuga ko nabyo bishobora kuba bifite ishingiro niko navuga cyane rwose cyane rega ndaguha urugero kuko kuvuga burya abantu batanga urugero bituma byumvikana neza kandi bikagira ireme kurushaho urabona urugero rwa mbere wenda narurekana ngiye kuvuga ibyabaye kuri perezida Sankara kuko narabikurikiye cyane inama ya nyuma muri uyu wayajemo nari impari avuga ati utaha ubwo mbabwiye ibi nshobora kutazagaruka nzaba narapfuye hari mu kwezi kwa 10 cyangwa mu kwezi kwa 7 habaye inama ku byerekeye amadeni Sankara aravuga ati mbasabye bene wacu b'Abanyafurika nimureke duhagarike kwishyura amadeni bizatuma biriya bihugu byayaduhaye bisuzuma ikibazo bisange koko turengana baduca amafaranga menshi bati tubihagarike yuko ko perezida Kaunda niwe wayoboraga inama icyo gihe aramubwira ati wa musore we ibyo bintu uvuga urabona bishoboka aseka yarazanye amatwara amarere amarere cyane iryo zina Sankara burya ni izina ritoroshye noneho mbere yo kurangiza aravuga ati bavandimwe rero iki gitekerezo ntanze ubu ngubu gishobora gutuma mu nama izabera New York kuko some yo kwiga ikibazo cy'amadeni yagomba kubera New York ati mushobora kutambona kuko bashobora kunyica kandi koko yaratashye hashize igihe gito aramurasa ariko rero nakubwira ko n'icyo gihe mu banyafurika hacitsemo ibice cyane kubera ya diplomasi y'igitutu n'amayeri akoreshwa n'ibyo bihugu batuvuyanzemo bakagenda bareba ibintu bamwe baremera koko no mu nama igitekerezo cya Sankara barakirwanya kandi bigaragara ko ibyo yifuzaga byari kutugirira inyungu nuko tugiye New York mu kwezi kwa 11 koko Sankara yari yaritabye Imana turamwibuka turahaguruka tumuvugira amasengesho ariko yari yapfuye ugasanga abanyafurika bamwe nta nicyo bibabwiye rwose ibyo rero bampata ibihugu batuvuyanga natwe tukabemerera tukabafasha ibyo biriho rwose muri Afurika burya habaga ibyo bitaga abaprogressiste n'abaconservateur hari ibihugu wasangaga bishaka kujya mu majyambere yo kwibohoza koko abandi ugasanga basa n'abakorera abanyaburayi n'abanyamerika ngira ngo n'ubu ngubu ibyo twabibona hanyuma tukiri aho ngaho wavuze uti ibibazo diplomatique ubundi bikemurwa mu kuganira abantu bakaba baganira bakagira ibyo bakemura
mu gihe muri kino gihe cy'ubu umuntu abona hari ibintu agenda abona akibaza niba koko bitarenze kuri izo norme zisanzwe zikoreshwa cyangwa se niba atari uburyo bushya wenda bwo gukora iyo diplomasi. Ngira ngo nko mu kibazo nko ku Rwanda tujya kubona tukabona ambasaderi agiye ku bya social media kuri Twitter agatangaza ibintu mu by'ukuri ubona wenda byari bikwiye no guca muri za note cyangwa se muri za nyandiko ziri diplomatique. Ibyo wowe ubibona ute ambasaderi? Ngewe biriya bikorwa na diplomasi cyangwa na diplomate b'Abanyarwanda ntabwo bijya bintangaza kuko umwana akura uko yavutse. Umwana imibereho ye uburere abuhabwa n'abavyeyi, akabuhabwa n'ishuri, akabuhabwa n'abantu bose bagira uruhare mu kumurera cyangwa kumwigisha ubwenge. Buriya rero nitwe twibeshya kuko dukeka ko diplomasi ya FPR, kuko tuvuga u Rwanda ahangaha tuba dushaka kuvuga FPR mu by'ukuri. Nibyo rwose kuko FPR ni iyobora u Rwanda ubu ngubu. Ni iyobora u Rwanda. FPR ifite uko yaremwe, ifite uko yakuze, ifite nuko yamye ikora kuva yatangira. Ndagira ngo nkubwire ko buriya nubwo rimwe na rimwe tuvuga ngo twavuga ngo inyenzi, inkotanyi, ngo n'abantu bo mu ishyamba, ngo niki, ariko na mbere bagitangira intambara bari bafite diplomasi ikaze, itoroshye, itajenjeka, ku buryo twebwe nk'abadiplomate bari basanzwe byaduteraga ubwoba. Kubera ko twe twakoreshaga iyi diplomasi nyine yo kuvuga neza, yo kugerageza kumvikana n'ibihugu twari turimo, tubasobanurira ibya FPR. Iyo FPR ntabwo yakoraga ibyo, yabikoraga yari ifite diplomasi ebyiri, haba muri Loni, haba Abisaba, uretse ko Abisaba batigeze bagira ibiro bigaragara, haba muri Union Européenne i Bruxelles bari bafite biro, n'ahandi hose bakoreshaga uburyo butatu. Nako navuze ngo ni bubiri, ariko bo bakoreshaga uburyo butatu bakiri no mu ishyamba. Bari bafite abantu babo muri za systeme zose zibaho, haba i Kigali muri ministeri, haba muri za ambasade zacu, haba muri iriya miryango mpuzamahanga. Bari bahafite icyo kera bitaga ibyito, ariko u Rwanda ugasanga rimwe na rimwe ntacyo bibabwiye. Nakumenyesha ko bari twita ngo fonctionnaire international b'Abanyarwanda abakoraga mu miryango mpuzamahanga, abenshi ntabwo ari abari baroherejwe na leta ya Kigali. Abenshi bari impunzi bakajya muri iyo mirimo bitwaje ibihugu bari barahungiyemo. Hari abari abanyekongo kubera ko bari barahindutse abanyekongo, abandi bari Abaganda, abandi bari mbese bari bafite ukuntu bari baracengeye. Ngenda bibashimira, ntabwo bibagayira cyangwa mvuge ngo n'amayeri, no. Umuntu agomba kwiga kubaho. Iyo ibintu bigukomeranye ugomba kumenya inzira ucamo y'amayira amwe namwe agufunye. Abanyarwanda bari mu miryango mpuzamahanga baroherejwe na leta ya Kigali, ni ukuvuga Habyarimana cyangwa ya Kayibanda, bari mbarwa. Abo rero intambara itangiye nibo bari nimero ya mbere muri diplomasi ya FPR. Nko muri UNESCO hari abantu nk'ababiri, ndetse bagafata n'Abarundi bakabakorera, bakemera bagafata Abaganda, kuko FPR muziko yari yaratutse Uganda. Nibyo rwose, nibyo nabo ubwabo bari Abaganda, niko navuga kuko abenshi bari bafite n'ubwene gihugu bwa Uganda. Bari bafite ubwene gihugu, ni nkuko natwe dushobora kuba turi Abafaransa cyangwa Ababiligi, ariko mu by'ukuri turi Abanyarwanda. Aho ngaho naho twaribishyaga ngo inkotanyi zabaye Abaganda, nako ngo impunzi z'Abatutsi zabaye Abaganda, zabaye Abanyekongo, zabaye Abaki. Nta muntu burya ubwoko bwe cyangwa inkomoko ye. Aho ngaho baribishyaga cyane,
uriya ngo ntabwo afite uburenganzira bwo kuvugira u Rwanda kandi yarabaye umunyekongo oya twebwe se ubu ntituvuga ibibazo by'u Rwanda kandi dufite nationalite z'amahanga nibyo rwose usanga turi abanyamahanga mu mpapuro ariko mu mutwe ugasanga turi abanyarwanda turara turota u Rwanda buri munsi. Ubwo rero icyo ni igice cya mbere cy'abantu bakoreye diplomasi ya FPR ndagira ngo kugeze ku bikorwa ubu ngubu. Noneho hakaba n'abantu bari bameze nk'abamutsi. Abamutsi ni abantu bari barize kuvuga kandi bakavuga badahumbya, bakavugana ubukana, babwira abanyamerika bababwiza ubukana, babwira abafaransa bababwiza ubukana, Loni bakajya kwituka imbere bayireba mu maso kuko bari barize psychology y'abadiplomate b'abazungu cyane cyane. Abo ngabo zari ekipe zari i Buruseli muri Amerika i Washington, hari abari New York bari Dusaidi ndakubwira ko yashobora guhagarara imbere ya Bill Clinton akamubwira ahagaze icyo ashaka kumubwira mu gihe ambasaderi wacu wenda yigengeseraga. Iyo ni diplomasi umugabo witwa Rudasingwa yigeze kuyisobanura ko bajyaga banabigisha ukuntu bagomba gutera abazungu ubwoba no kubabeshya ngo babareba mu maso kugira ngo ibyo bifuzaga kubabwira nabo badatinyuka kubibabwira, abazungu badatinya kubivuga. Noneho bamara gukoresha icyo gitutu mu magambo, mu kureba umuzungu bamureba mu maso n'abanyafurika bandi, ariko cyane cyane diplomasi yabo bayikoresheje mu bihugu twita iby'abazungu, bamara kugera ku bisasira hakajyayo abadiplomate, gusarura umusaruro wa rya terabwoba bakoresheje igiti terabwoba. Ibyo bintu byagize akamaro gakomeye cyane, nuko FPR yamye ikora abari bashinzwe iyo mirimo unyuranye. Ngiye kubera ko nari hanze narababonaga nka Murigande yari Washington. Murigande nta wigeze yumva akoresha amagambo akazi cyane, we yajyaga mbese gukoresha diplomasi n'umuntu buryo ukoresha amagambo yoroshye, nubwo yari professeur muri university, ariko akazi ke yari yarabaye nk'ugahagarika. Ubwo ibyo rero nibyo byatumye FPR ivuga iti za metode twakoresheje ntabwo tugomba kuzireka nubwo twafashe ubutegetsi, ariko tugomba kuba amenye kugira ngo abandi nabo batazakoresha diplomasi ikaducaho bakaturusha kubona inshuti nyinshi. Ubu ngubu diplomasi y'u Rwanda navuga ko nta gihugu cyo muri Afurika gifite nkayo. Kubera iki? Kubera ko ibihugu byo muri Afurika bindi biracyafite diplomasi classique ya yindi nakubwiye mbere. Nibyo rwose. Naho u Rwanda rero cyakoresha ya diplomasi y'iterabwoba ijya kumera muri ya Perezida Donald Trump, nawe narabyize nsanga ariyo metode akoresha, kubanza gukubita, kubanza kuba yatukana, akandika ibintu biteye ubwoba kugira ngo noneho wa wundi yavuze cyangwa yabwiye avuga turiya mugabo ibyiza nuko najya kumureba tukabiganiraho. Ariko yabanje kuzamura rwose yarengeje, akaba yamanuka mugahurira hagati, ariko yabanje kugutera mbese akakujyana hejuru y'agasozi wowe ukiri epfo. FPR nuko ikora ikaba yandarasa, ishobora no gushoza intambara. Buriya hari ibintu byinshi biba muri iki gihe Kagame azi neza ko ashoje intambara atayitsinda. Ngira ngo aho ngaho utukiraho ngira ngo reka tuhite dufatira ku kibazo gikurikiyeho turebe kuri iriya diplomasi ya FPR cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Ariko wenda tunahereye no tutavuze n'akarere k'ibiyaga bigari gusa, urabona mu myaka ikurikiye jenoside FPR yateye Kongo, ndetse na nyuma yaho yagiye yohereza ingabo zikagenda muri Kongo. Mu mwaka 2010 u Rwanda rwagiranye ikibazo na South Africa na Afrika y'Epfo kubera iyicwa
iyicwa rya Colonel Karegeya, hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2013 Kagame yabwiye Kikwete ko azamukindura. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 u Rwanda rwagiranye ibibazo n'u Burundi, cyane cyane muri biriya bya kudeta yageragejwe i Burundi. Nyuma uyu munsi hari ikibazo hagati y'u Rwanda na Uganda, ndetse ubu FPR ikaba yafashe icyemezo cyo kubuza abanyarwanda kujyayo, ikaba yanangiye ndetse n'amakamyo atwaye ibicuruzwa kuva muri Uganda kwinjira mu Rwanda. Ibyo bintu bishobora kuba nabyo biri muri ya diplomasi wenda yo gukubita cyane no kubanza gutera ubwoba kugira ngo wenda bazabone kugera ku cyo bifuza. Wowe urabibona ute ukurikije ubunararibonye bwawe nk'umuntu ukurikirana na politike yo muri kariya karere k'ibiyaga bigari? Ijambo ni iryawe. Urakoze. Nashyiramo akantu k'itandukanyirizo ibyo u Rwanda rwakoze muri Kongo no mu Burundi, ndetse nkeka ko atari kimwe n'ibyo rukora muri Uganda, kuko muri Kongo u Rwanda rwari rufite inshingano yo gufata kiriya gihugu kigakoresha umutungo wa Zaire Kongo kikawuzamukiraho, kandi cyarabikoze. U Rwanda rwarabikoze. Hari amazu yose mubona muri Kigali, hari amadege bagura n'ibiki, n'amafaranga akomoka mu mutungo wa Kongo basahuye iriya myaka yose. Indi nshingano bari bafite ni ukugira ngo bahonyore impunzi zari zarabacitse, kandi nabyo barabikoze. Kagame yigeze kubivuga ati bo twashaka kwica twaragiye turabica, abandi tubacyura ku ngufu, twarabikoze kandi ntacyo byadutwaye. Hafi aha rero hari indi diplomasi, nuko njyanye muri diplomasi y'ibihugu mu karere, hari twavuga u Burundi, kuko biriya biri kuba bibera hagati y'u Rwanda n'Uganda ni ibintu bitangaje cyane cyane ko Perezida Kagame niwe perezida wa EAC w'ibihugu by'iburasirazuba bya Afurika y'Iburasirazuba. Yes. Urumva rero biragoye kubyumva, kuko umuntu amaze gutorerwa umwanya wo kuyobora uwo muryango, noneho akavuga ati icyambere ngiye gukora ni ukurwana n'ibihugu byo muri uwo muryango. Mwibuke ko Burundi Perezida Nkurunziza yari yasabye ko kuri gahunda y'inama y'abashef d'etat y'ubushize y'abayobozi b'ibihugu byo muri East African Community, yari yasabye ko biga ibirebana n'umubano w'u Rwanda n'u Burundi. Muzi ko buriya mu by'ukuri nuko bitigeze bivugwa, ariko u Rwanda rwateye u Burundi. Ngiye mvuga ko u Rwanda rwateye u Burundi muri 2015. Rwateye u Burundi bubanza gukora gahunda ya propaganda ikomeye cyane kuva muri 2014. Mwibuke ko Perezida Kagame yavugaga ngo mu Burundi hagiye kuba jenoside y'abatutsi, ngo ntabwo azabirebera. Perezida wa Repubulika avuze ngo ntazabirebera, ni ukuvuga ko azatera igihugu cyangwa akakivangamo. Uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Louise Mushikiwabo nawe yabisubiyemo kenshi. Nta jenoside yigeze mu Burundi, kandi nta n'ubwishoboka, kuko inshingano y'ubutegetsi buriho muri iki gihe ni uguha abahutu n'abatutsi n'abatwa uburyo bwo gukorana, kumenyera gukorana no gukorera igihugu cyabo hamwe, kandi mu buryo budafifitse, babizi ko harimo abahutu harimo n'abatutsi mu gisirikare, bakaba banganya ubwinshi muri politike n'ibindi. Ariko mwibuke ko muri 2015 bari abantu bashatse gukora kudeta, nk'uwari ayoboye abasirikare bashatse gukora kudeta. Ngiye nari mbizi kuva hari hashize nk'amezi angahe, umuryango we yarawohereje i Kigali, kandi wari warakiriwe na General Kabarebe, ni nawe bacumbikiye. Ni ukuvuga umugore n'abana ba Godefroid Niyombare igihe bari i Kigali. Biriya rero bya kudeta byabaye, ngiye nabishyize kuri konti y'u Rwanda. Bari barabiteguye, abantu baje gukora iyo kudeta barabanje kwimura imiryango yabo iri i Kigali. Bavoka ba Perezida Kagame bari abamengen naho nuriya musaza wo mu Bufaransa barafashe, noneho Kagame abagira bavoka ba Niyombare na bagenzi be. Mwibuke ko n'igihe bakoraga kudeta, Maître Mengen
yabwiye RFI ndabyibuka narabifashe bifite amajwi avuga ko buri minota 10 ubwo yarakizeye ko kudeta yarangiye avuga ko buri minota 10 avugana na Niyombare akamuha situation yuko yaho bigeze kandi ubona avoka wa Kagame birazwi ubwo rero nge mvuga ko u Rwanda rwatse Burundi rushaka gukora yo kudeta na nyuma yaho bafasha abarundi bahungiye mu Rwanda ntabwo mvuga impunzi zose z'abarundi ndavuga abo ngabo bashatse gukora kudeta babafasha kongera kwisuganya kugira ngo bongere batere igihugu noneho bakoresheje intwaro baturutse hanze ubwo rero ibyo byose biragaragaza ko intwaro ya diplomasi y'u Rwanda kenshi mu karere ni intwaro yo gukoresha ingufu n'iterabwoba muri Zaire navuze ibyaho navuze nawe wabisobanuye uvuga uti kubona perezida w'u Rwanda avuga ko azakubita perezida wa Tanzania igihugu gifite ingufu mu karere burya haba hari ikibazo wenda nuko abafite urwitwazo buri afite ibintu bimufasha u Rwanda rufite muri diplomasi yarwo intwaro ya kirimbuzi yitwa genocide y'abatutsi iriya genocide y'abatutsi ndi mu bantu bayivuze igitangira kandi koko yarabaye umuntu uzayihakana azaze tubiganire zamwereka musobanurire n'ukuntu nge nemera ko yabaye ariko ikindi navuga nuko FPR yo ntabwo yigeze yifuza ko mu minsi ya mbere ntabwo perezida Kagame nabo bakoranaga n'abadiplomate be bari bose navuze ntibigeze bemera ko hari kuba genocide babivugaga mu gitondo noneho amahanga yavuga ati ubwo hatangiye genocide reka dutabare nimugoroba badusaidi bagahima ba Murigande babihozagara ba Patrick Mazimpaka ba Rudasingwa bose nabari muri bakajya kuvuga bati turabiyamye ntabwo ari genocide y'abatutsi iri kuba n'abanyarwanda bose bari kwicwa ariko imaze kuba yemewe FPR yahise ivuga iti ubu nanze kuvuga ko FPR nyine yabuzaga amahanga gutabara nge nabihagazeho wenda twazabiganiraho nyuma nkabasobanurira impamvu bihamya kuko nge nabibayemo naratabaje FPR iranyiyama intera iza kuntera ubwoba nanjye ngo ndeke kuvugira abo batutsi kuko ari barafashije Habyarimana na Kayibanda kandi ngira ngo ambasaderi icyo kintu wanacyanditseho igitabo hari igitabo hari igitabo cyawe wanditse kigira kiti Kagame yatanze abatutsi ho ibitambo ndagira ngo cyane cyane no muri kino gihe ubu icyunamo kigiye kiri hafi kuza ndagira ngo rwose uzatwemerere wakira ubutumire maze tuzaganire kuri icyo kintu udusobanurira uburyo ki Kagame yatanzeho abantu ibitambo urumva ko harimo n'ubuhamya bukomeye bw'uko FPR abagerageza gutabariza abatutsi bose yagiye bamerera nabi nacyo n'ubu ngubu natwe wenda yagiye nakurikirana benshi usanga n'abanyarwanda usanga benshi bagiye bagira icyo bakorera abatutsi bicwaga ahubwo FPR yarabakurikiranye umuntu wagombye kuba avuga ati wenda nakishije abatutsi 3 cyangwa 4 cyangwa se 10 uwo nguwo niwe wafunzwe bwa mbere ibyo ndabyemeye ubwo butumire ndabwemeye kandi nkwijeje ko ntazavuga ibyo nabwiwe nzavuga ibyo nahagazeho urakoze cyane turacyari kuri wari uvuze ku Burundi uvuze kuri Kongo warigeze kuri Tanzania reka noneho duse nabihuta tujye kuri Uganda kuri Uganda nagira ngo mbasobanurire ko imwe mu ntwaro ibyo Kagame yitwaza kugira ngo abindakoreka nuko noneho yageze aho amaze kuburiza amahanga gutabara abatutsi bagapfa bagashira n'abahutu Kagame nawe ari kubica nyuma yahise ahindura aravuga ati njye wahagaritse ubwicanyi kandi butarigeze buhagarara hari abatsinzwe abasirikare ariko abasirikare b'u Rwanda bakera ntabwo ari bo bari gukora genocide wenda byatumye abari bihishe mu bishanga kuko FPR bakagaragara bakajya kwigaragaza ntibaye bakishwe ariko ntabwo FPR yigeze ihagarika ubwicanyi simbigaruka ivyo ngivyo ariko nyuma yaravuze ati hariya hari amariro icyo kirego ndakivuze FPR yaririye ku mirambo y'abavyeyi bacu ibigira ikarita ya diplomasi abigezeho nimuduha amafaranga nimudufashe nimuduhanagureho ibyaha
ziriya raporo mwasohoye zivuga ko turabicanye nimuzihagarike kuko ari twe twahagaritse jenoside y'abatutsi mu byo FPR ikora byose ibyo ngibyo ni ikarita bakoresha. Umuntu umwe mu bantu ubazi neza uzi ayo mayeri bakoresha kandi bakomeje gukoresha ni uwari shebuja ni Perezida Museveni. Perezida Museveni azi Perezida Kagame, niwe wamuhaye akazi, niwe wamwigishije igisirikare, niwe wamushyize no mutegetsi, niko nabivuga kuko niwe yashyizeho aho General Fred Rwigema bamuratiye. Uwamurashe nawe ntaramenyekana, ariko Museveni buriya yarabizi, uretse ko yavuze ati kabaye reka iyi ntambara idahagarara Kagame bahita bamuvana muri Etazini. Kandi burya nta n'igihe yamaze abavuga ngo yize muri Amerika, ntabwo yigeze yiga kuko niho yari akigenda. Ni ukwishyira muri CV muri curriculum vitae, ariko ntabwo yigeze yiga. Museveni rero akaba azi uruhare rwa FPR mu byabaye mu Rwanda byose. Ibintu bigenda bihindagurika kuva intambara ivuka hagati y'Abaganda n'Abanyarwanda ikisangane. Biriya bisi inzigo yatangiye nyine koko, kandi bizarangira mu maraso. Ariko biriya byo gufunga imipaka cyangwa kuvuga amagambo menshi, nemera ko Kagame abikora nanone nk'iturufu ya diplomasi. Byabiri nakubwiye nti aragenda agahanika akajya hejuru kugira ngo bamutange, aho kugira ngo agwe. Babandi bavuga ko bari bahagaritse jenoside, babandi bavuga ko yazanye za drone mu Rwanda zijyana imiti muri za farumasi cyangwa mu bitaro, bariya bavuga ko u Rwanda rwageze naho rukora za computers. Bati uriya muntu uzana amajyambere mu gihugu kandi ari amajyambere ya bling, bati reka tumutangire atagira icyaba. Buriya mu minsi itaha ntimugatangazwe no kubona haje za delegation z'ibihugu bikomeye zose, haje delegation y'Abanyamerika, Abongereza. Buriya Tony Blair yantangaza ko atarahagera kuko niko kazi ahemberwa, no kujya gupfapfanya kuzimya umuriro Kagame acanye. Muri abakushineri bagiye kumanuka n'abasarukoze ngo bagiye kunga Museveni na Kagame. Igituma rero abikora babanje no kwivuga, gisomye izo banduhungire birirwa batukana. Ubu mu Rwanda bafite ibibazo bikomeye cyane by'umutekano, kuko diplomasi ijyana n'umutekano mu gihugu. Rimwe na rimwe muzi ko hari abavuze ko bateye baturutse muri Nyungwe, abandi bakavuga bati twateye duturutse ruguru. Ariko mu gihugu naho hari abantu biyemeje guhangana n'iriya ngoma, bakayibwira ibyo batekereza ukuri bayireba mu maso, ibintu bitigeze bibaho mbere waragerageza guhita bagufunga. Ubu ngubu hari abantu baje wenda mbere bari inshuti za FPR, ariko noneho kubera n'abari bo, kubera n'imiterere, kubera ko n'ibintu byagiye bihinduka, batinyuka kurusha abariho mbere bagerageje gukora politiki. Perezida Kagame rero nkeka ko sinabihamye 100%, ariko afite ibibazo bikomeye cyane mu gihugu. Urabona yafunguye abantu yari yararahiye ko adashobora kubafungura. Victoire yarasohotse, yafunguye umuryango wa Rwigara, ariko abufungura nabwo burya habaye ingufu, habaye za pression, habaye za petition, no kuvuga impuruza z'amahanga na za ONG z'amahanga. Ni igitutu bamushyizeho cyatumye bafungura. Yibwiraga ko namara kubafungura bazaceceka, none ahubwo asanga bagenda bumvwa n'abaturage cyane. Hari ikibazo cy'amoko gikomeye muri ruriya Rwanda, aho ubwoko bumwe bufatwa nk'ubwoko bw'abaje muri byose, mu kwibuka bagahezwa, mu bucamanza bagahezwa, mu mfashanyo zigomba guhabwa abarokotse, abo bantu bagahezwa, n'ibindi byinshi. Nabyo rero hashize imyaka 25 abantu baracecetse, ariko hari abatangiye gutinyuka.
mwibuke ko hari raporo yasohotse simvugiriye ya CNLG hari yari yasohotse yashize nk'amezi abiri nabisomye muri journal Igihe bavuga ngo hashobora kongera kuba indi jenoside. Ariko rero njyewe naribazaga ntese jenoside yakorwa nande, kuko buriya baba bashaka kutujyana aho tudashaka nako kutujyana aho bo bashaka. Wabo ngabo bavuga bashobora wakora jenoside muri kiriya gihugu kiyoborwa na Kagame n'agatsiko ke gakomoka mu bwoko bumwe, abantu bafitanye amasezerano no gupfa no gukira, umuturage azajya gukora jenoside yica undi muturage akoresheje izihe ngufu aturutse he? Iyo jenoside ishobora kuba mu Rwanda ubu ni yakorwa na FPR n'ubutegetsi buriho, ariko ibyo tuzabigarukaho ikindi gihe. Njyewe rero mvuga ko ibyo byose bituma Kagame atangira kugira ubwoba, noneho agashaka gupfumurira ahandi kugira ngo arangaze abanyarwanda n'amahanga barebe izo ngibyo kandi mu gihugu bikomeye. Bari abantu yitwazaga cyane cyane b'imiryango mpuzamahanga idakora ibya politike ziriya za ONG kera zabanje kumusonera cyane, ariko ubu basigaye bavuga ukuri bakavuga bati nyamara uriya muntu ntabwo ari uwo mukeka, ntabwo ari uwo dukeka. Uretse bamwe banze kuva ku izima nk'abo mu Bufaransa bari abasirivi bari abagokiye n'abandi, abo ngabo ntibashobora kuva ku izima kuko bakorera umuryango wa FPR n'abanyamuryango. Ariko abandi bafite ubwigenge bo batangiye kujya bakora raporo zivuga ibibera mu gihugu cyacu. Hari ibihugu nabyo byatangiye kubyumva bakavuga bati ntabwo tuzakomeza kureka umuntu guhumbya amaso ngo nuko avuga ko yahagaritse jenoside. Niba yarahagaritse jenoside nafata abanyarwanda bose kimwe. N'ibindi byinshi imiryango mpuzamahanga irakora za raporo bavuga bati mwasahuye umutungo wa Kongo, bakabigarukaho kabiri. Buriya Kagame akora bigamije kurangaza abanyarwanda no kurangaza amahanga, ariko nta ntambara izaba hagati y'u Rwanda n'Ubuganda. Niba zaba naribeshye nzongera mbisome neza ndebe aho bigana naho biva, ariko nkeka ko ari ukugira ngo amahanga aturumbukire biriya ibyo tuvuga ko mu Rwanda hari akarengane, ibyo ba Diane Rwigara bavuga babaye babyibagiwe, ibyo ba Victoire bavuga babaye babyibagiwe, ibyo bari hari abandi baje bitwa abanyankuna ne bari abaryankuna kandi biragaragara ko bari abana bafite gahunda nziza yo kuvugira abanyarwanda bose batavangura. Nibyo rwose. Hakaba n'abandi bahoze mu cyama kera bakivuyemo, hari abaje bajya muri RNC baraza batanga ubuhamya bavuga ukuri, kuko nabwo ahubwo tuvuga ngo ntacyo bavuga kandi bavuze byinshi. Hari abandi bantu bari mu Rwanda nabo bagiye hanze bavuga ibyo bazi batanga ubuhamya. Hari abaje mu by'imanza z'Ubufaransa ku iraswa ry'indege, abo ngabo nabo barahagera bakavuga byinshi. Nicyo Kagame biri yari gukora, ntabwo ari ubugabo, ntabwo ari ubutwari, n'ubwoba, ni nko kwiyahura. Ni nko kwiyahura abanyarwanda ntibibatera ubwoba, ariko hagati aho bihemukira Rubanda kuko hari abantu batuye ku mupaka. Njyewe navukiye ku mupaka hariya rwose ku mazi ku Rusizi. Ni ukuvuga ko ibyo twacuruzanyaga na Kongo, umubano twari dufitanye n'abanyekongo bo hakurya twari nk'abavandimwe. Bivuga ko hariya haruguru abantu batuye Kagitumba n'ahandi ku mupaka w'Uganda ibyinshi wenda babihaha mu Buganda, cyane cyane ko u Rwanda muri iki gihe rwajwemo n'inzara. Njyewe nkeka ko ni ibintu bitazatinda. Ejo navuganye n'umuntu wahariya ku mupaka hafi ya Lake Victoria, hariya ku mupaka na Uganda. Uwo twavuganye n'umuntu uri hafi ya hariya ku iwacu tukita Ikivu, nubwo kiba ari rimwe, ariko na Victoria tuyita Ikivu cya Victoria. Okay. Yarambwiye ati uciye ahangaha wakumirwa, ati hari umunuko utabaho.
kubera iki? Kubera ko amafi bari barobye bayateguye, amwe yagomba kujya mu Rwanda, ati yose yaboze, ni umunuko gusa, ibisiga biraca hejuru ukabibona ko byashyekewe. Abaturage baraca mu mazi, bamwe bakarohama nubwo bitavugwa kugira ngo bajye guhaha mu Uganda. Naho diplomasi rero, numvise amagambo yavuzwe na Minisitiri Sezibera, ni amagambo ubundi atamusa, kuko nubwo ntamuzi cyane, ariko nubwo atari umuntu watukanaga, nubwo bafite uruhare mu bwicanyi bumwe na bumwe, ariko ntabwo akoresha amagambo nk'ayaba Nduhungirehe. Hari ubwo nibaza ntese ambasaderi w'u Rwanda i Kampala, ambasaderi w'Uganda i Kigali, abo bantu babaho cyangwa ni Perezida Kagame bose baca hejuru? Ya diplomasi nyine ishingiye ku mubano mwiza, ishingiye ku mahoro, ishingiye ku bwumvikane hagati y'ibihugu, igashyirwa ku ruhande. Nkeka ko uriya ambasaderi w'u Rwanda i Kampala twagombye kuba twaramwumvise niba yari afite akazi. Ngira ngo mu minsi yashize ubwo cyane cyane mu cyumweru cyashize, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Uganda, ngira ngo Sam Kutesa, niwe yari yamutumije mu biro ngo kugira ngo bagire ibyo baganiraho, ariko nta kintu na kimwe, nta hantu na hamwe ajya agaragara avuga. Nibura ambasaderi wa Uganda mu Rwanda yagize icyo avuga, ariko undi we nta kintu yigeze avuga. Navuga kandi nyamara buriya abatamuzi bagomba kumenya ko uriya mugabo ni umwe mu basirikare ba FPR bazi ubwenge. Njye ndamuzi kuko twahuye mu nama igihe u Rwanda rwanegociaga na FPR mu Bufaransa. Yarazaga iteka, n'umuntu ufite logique mu bitekerezo bye, utekereza neza, uzi kuvuga kandi uzi Ubuganda. Buriya ameze nk'umuganda, ari nko mu gihugu cye. Nabyo urebe kandi na biriya biherutse kuba, biriya byose byo kwirukana abanyarwanda, biriya byo gushaka gukoresha MTN, harya ni MTN, ni MTN, bashaka kuneka Museveni na leta y'Uganda kugira ngo byorohe. Nuko hariyo ambasaderi w'Umuganda, mu by'ukuri ni umunyarwanda, ariko kandi ni umuganda, kuko burya niba atari umuvandimwe we, ashobora kuba ni umuntu ufite icyapfana gikomeye na badusayidi, baza ari umuvandimwe we dahera. Ubwo rero ubundi yagombye gukora akazi ko gutuma igihugu cye n'igihugu cyahoze ari cye akomokamo, yabayemo, yigiyemo, cyamufashije gutaha, yagombye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bihugu bibane neza, ariko siko bimeze. Ntabwo nagaruka kuri details ziriya ntambara y'amagambo. Nkeka ko ngewe Museveni, niba hari amagambo Museveni ubwo yigeze avuga, ariko Perezida Kagame we yaravuze, anavuga ko Uganda ari igihugu cy'abanzi. Cyumva nibyo Museveni we nta kintu yigeze abivugaho kugeza ubu ngubu. Cyakora mu kanya ubwo mbere yuko dutangira iki kiganiro, nabonye itangazo ryaturutse muri Minisiteri ya Foreign Affairs nyine muri Uganda, barahakana rwose ko nta ibyo u Rwanda rubarega byose biriya byo gutoteza ngo abantu bajya muri Uganda, bavuze ko rwose atari byo. Ariko barabibutsa ko haramutse hagize umunyarwanda wafatirwa mu bikorwa binyuranyije n'amategeko, ko atajya hejuru y'amategeko, ahubwo ko agomba kubiryozwa mu nzira zinyuze mu mategeko. Erega amahanga n'abanyarwanda bose bazi ukuri, bazi ko FPR n'abayikorera cyane cyane ba magigiri bagiye bajya mu Buganda bakajya gushimuta abanyarwanda bahahungiye, cyane cyane abo bakeka ko bashobora kuvuga amabanga. Nkuriye Lieutenant Mutabazi, nka wundi
bashobora kuba barashimutiye muri Kenya ariko yabaga i Uganda Gafirita n'abandi batazwi nawe muri Liyetona wagiyeyo Liyetona cyangwa majoro cyangwa kapitene wari uvuye mu bihugu Scandinave nawe niho bamufatiye baramushimuta baramujyana hari n'umunyamakuru wahiciwe wa wundi witwa Ingabire Charles ibyo byose rero birazwi abaganda barabizi bafite za raporo zabyo nk'uko abo muri Kenya utababeshya ko Sendashonga nyakwigendera yaba yarishwe n'amabandi yo muri Kenya ibyo bintu hari za raporo za leta umuntu umwe mu barashe Seti bamufashe bikiba bamufata n'imbunda rwose igicumbiye ku mwotsi byabyo bavuga ko imbunda yari kiba umwotsi ariko umvikanye na FPR umvikanye na leta y'I Kigali bahita bamujyana mu Rwanda bariya barasirwa muri Afurika y'Epfo nabyo ni ibindi bituma Kagame muri iki gihe asa n'ufite ikintu kimeze nka nervosité cyo gutuma utwera agakora amakosa menshi ruriya rubanza ruri kubera muri Afurika y'Epfo rw'iraswa nako ry'ihotorwa rya Colonel Patrick Karegeya ni ikibazo gikomeye cyane iyo byose bikorwa nk'uko byagombaga Kagame ubu bafite ingorane zikomeye nuko nyine yagiye ababizi bavuga ko ashobora kuba yaragiye agaha ruswa bamwe mu bashinzwe iriya dosi kugira ngo bitinde Iyi ni radiyo u Rwanda ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo u Rwanda ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo u Rwanda ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo u Rwanda ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro.